Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwa icyubahiro kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Reka rero uyu munsi turashima Imana. Uyu munsi ni ku wa kane, ni umunsi w'amateraniro magari nk'uko bisanzwe, usibye ko igitandukanye nuko twayakoreye online. Turashima Imana rero kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, kandi mwagize neza kuba muteze amatwi ijambo ry'Imana, kandi tugikomeza gushaka amaso y'Imana muri ibihe bidasanzwe. Icyubahiro ni cy'Uwiteka. Reka rero twicishe bugufi dusenge, hanyuma tujye mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana nziza y'urukundo, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bitarondoreka. Tugiye kureba ijambo ryawe ritunga ubugingo bwacu. Turakwinginze kugira ngo Umwuka Wera abe ari we uridusobanurira, kandi abe ari wowe urihuza n'ubuzima bwacu kugira ngo ushobore guhinduka, kandi imirimo n'ibitangaza byo bikomeze gukoreka mu buzima bwacu binyuze mu ijambo ryawe. Kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni wowe, ijambo ryawe ni umwuka wawe, ijambo ryawe niryo rituramira, ni inkota turwanisha, n'ibyo kurya bidutunga, n'izo mbaraga zacu byubaka ibyiringiro byacu mu kwizera, kugeza igihe uzahagarara ku bicu byo gutwara abakwiringiye. Ndagushimiye Data kutajya udutererana, uturamiza ijambo ryawe iminsi yose, mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibice 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21, umurongo wa 5. Umurongo wa 5 niwo turi busome, ariko turaza gusoma nko kugeza kwa 14, ariko ndagira ngo dutinde kwa 5. Umurongo wa 5 uravuga ngo Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Yesu ashimwe bene data. Tutarasoma iyi nkuru yose yo mu bice 21 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 14, ndagira ngo umurongo wa 5 aba ari utindaho cyane. Ndetse umutwe w'ijambo tugiye kureba uyu munsi uravuga ngo Yesu atwitaho. Yesu atwitaho. Reka dusome iyi nkuru rero kugira ngo tuyumve neza. Guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 14, Yohana ibice 21. Ubutumwa bwiza kumwanditswe na Yohana ibice 21, umurongo ni uwa 1 kugeza kwa 14. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwaga Didomu, na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, no murongo wa 5, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akururira urushundura imusozi, rwuzuye ifi nini 155. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo nibwo bwa 3 Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Amen. Ko dukomeze dusome ijambo ry'Imana rimwe, turaza kurisobanura nyuma. Zaburi ya 37, umurongo wa 23 n'uwa 25. Haravuga ngo, iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye,
naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Amen. Zaburi ya 23 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Aravuga Dawidi atya: Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe. Igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nanone muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 n'uwa 8: Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, ko muzi ko umurezi wanyu Satani azenguruka nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mumurwanye mushikamye mufite kwizera gukomeye, kandi muzi yuko bene data bari ku isi yose muhuje imibabaro. Amen. Hanyuma tusoreze muri Matayo bice 6 umurongo 25. Turasimbuka dusoma 31 kugeza kuri 33. Haravuga ngo, nicyo gitumye mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzambara iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. 31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi si uwo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Hanyuma 33. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzanbyongererwa. Amen. Yesu ashimwe bene data. Dusomye inkuru nziza itubwira Yesu amaze kuzuka. Yari inshuro ya 3 yiyereka abigishwa be. Inshuro ya mbere mu bice 20 aratubwira ngo abiyereka igihe Toma atarahari. Inshuro ya 2 abiyereka Toma hari. Inshuro ya 3 abereka ku nyanja y'Itiberiya ariho hano. Iyi nkuru ijya gutangira, Petero n'abandi bigishwa nkuko babitubwiye babonye barice barategereza, babona nta kirimo kuba, babona Yesu aragenda agaruka, arababonekera gato ntiyongere. Bumva mbese babaye bowadi, bumva babuze icyo bakora, kandi bari bafite ikibazo cy'ibyo kurya. Ariko mwibuke ikintu kimwe, Yesu yari yabakuye mu burobyi bose, arabahamagara ngo baze bajye kuroba abantu. Ntabwo gahunda zo kuroba zari zikiri izabo, bari barahamagawe ari intumwa, bagomba kugendana na Kristo. Yari amaze kuzuka, yari amaze kubiyereka inshuro 2, bayazi ko yazutse, bari confirmed. Yababwiye impamvu zo kuzuka kwe n'imbaraga zamuzuye, yababwiye ibyo bazakora yabatumye, yarababwiye amagambo arabwira ati, uko data yantumye namwe niko mbatumye. Abahumekeraho umwuka we. Mbese yaramaze kubiyereka mu buryo butandukanye rwose, kandi mu buryo bwinshi, bamaze kubona ko ataheze kuzimu, yazutse ari muzima, akazi gatangiye. Ariko mu by'ukuri haza gucamo akantu, bamara iminsi mike batamubona, kuko mu by'ukuri amaze kuzuka yamaze iminsi 40 abiyereka, azamuka mu ijuru, hashira iminsi 10 abohereza umwuka wera. Muri iyo minsi 40 nibwo iki kintu cyabaye, nibwo iki gikorwa cyabaye. Hanyuma Petero amaze kubona ibyo ntabyo, amaze kubona nta cyerekezo, akazi katarimo gutangira, mbese bagomba gutegereza umwami kubwo kwizera, arabwira ati, ngiye kuroba. Mwibuke ko yari yaramuvanye mu kuroba, yarambwira ati, nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Inshundura zarazita, ibintu byose arabita. Ariko Petero asubiye inyuma, asubiye ku byo yari yarataye, kubera ibihe yari arimo by'inzara, byo gusonza, byo kubona nta cyerekezo gihari. Kandi iby'ukuri icyo yagomba gukora, yaramaze kumenya ko umwami yazutse, yagomba kumutegereza agakora icyo amubwiye. Avuze ngo agiye kuroba, n'abandi bati turajyana. Baramanuka bajya kuroba. Hanyuma kuko bari bijyanye, bagiyeho batagomba kuba, basubiye inyuma mu mirimo bari barabwiwe ko bagomba kuyivoma, bagahabwa indi mirimo. Mu by'ukuri bakesha ijoro nta kintu bafashe na kimwe. Ariko Yesu ko ari umutunzi w'imbabazi, aramanuka arabasanga,
Haleluya. Abasanga aho bari barimo kuroba, ahagarara kure muri wa murongo wa 5, arababwira ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramubwira ati ntacyo. Ati ngaho nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Barajugunya koko barafata, bamenya ko ari we, barikanga. Petero yoha mu mazi nk'uko twabisomye. Hanyuma bagikurura barohora, ntabwo iziriya fi barobye, usibye ko yafashe bakaroba nyine, kuko yabonaga barwana iyo ntambara kugira ngo abereke icyo turi bubone, abereka ko n'ibyo bagiye gukora nabyo ari ubitegeka, n'ibyo bagiye gukora nabyo ni we wabitegekaga. Hanyuma barafata barazamuka, ariko bakizamuka bagikurura urushundura ngo bageze imusozi, babona bomotse imusozi, babona ifi, amakara yaka, ifi zokeje n'umutsima. Ni ukuvuga ngo Yesu yari afite ubushobozi bwo kubagaburira batagiye no kuroba, kuko n'ubundi ibyo kurya baje kabaha n'ibyo kurya batarobye, kuko ngo yafashe umutsima arawubaha, afata n'ifi arazibaha, zitari muri izo barobye. Ifi yari yateguye kugira ngo abagaburire, kuko niwe wari wabwiye ngo nibasige inshundura zabo, ariko bananirwa kwihangana, basubira inyuma bajya kuroba. Uyu munsi mwene data ndakwifuriza kutasubira inyuma, wakomeza ugatumbira Kristo, ukaguma mu muhamagaro wawe, ugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibisigaye byose Yesu akwitaho. Reka turebe rero amasomo dusanze muri iyi nkuru tumaze gusoma. Icyambere, iby'ingenzi dusanzemo turaza kureba amasomo nyuma. Iby'ingenzi dusanzemo dore ni ibi bintu bigera kuri 7. Icyambere, Petero avuze ati ngiye kuroba, abandi bati turajyana nawe. Mu by'ukuri habayeho gusubira inyuma, ntidukwiye gusubira inyuma. Habayeho gusubira inyuma kwa Petero, n'abandi baramukurikira. Mu by'ukuri njya nkubwira uyu munsi ngo kugwa kwawe hari abantu benshi byagusha, gusubira inyuma kwawe hari abantu benshi byasubiza inyuma. Witiriwe izina ry'Uwiteka, uri imbere y'abandi nk'urumuri. Ijambo ry'Imana tubwira ngo turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi. Igihe cyose ucitse intege mu buzima nk'umwana w'Imana, hari abantu benshi bakureberaho n'ubwo utabizi, bashobora kugenda inyuma bagasubira inyuma. Ijambo ribi wavuga, gucika intege wagira, hari abantu benshi bagutezeho amagambo mazima, bagutezeho kubakomeza, kuko uri igikomangoma, uri umutambyi, uri umwana w'Imana, atura amagambo meza aho uri hose. Nubwo wabona bigoranye, ariko Yesu ni uwo kwizerwa, yiteguye ko ubyaturuka bihamya kugira ngo nawe abisohoze. Ntusubire inyuma. Ikindi twabonye nuko bwarinze bucya ntacyo bafashe. Bucya ntacyo bafashe. Ni ukuvuga ngo gusubira inyuma kwawe ntacyo uzaronka, kuko wibagiwe ko n'ibyo wibwira gusubiramo by'amanyanga n'ibindi, ushobora kuvuga ngo usubiye mu buraya, usubiye mu kwiba, usubiye mu kwesikoroka, ukibwira yuko Yesu agufungira amayira, nabo mukorana uburaya bakabura. Yesu yagufungira amayira n'umurimo wari ugiye guhingamo ntiwere. Yesu yagufungira amayira n'inshuti wari ugiye gushaka ntuzibone, kuko aho naho niwe uhategeka. Bwakeye ntacyo barobye, kuko mu by'ukuri bari bagiye kwirwanirira. Hanyuma ikindi, Yesu yarababwiye ngo yemwe bana banjye mufite icyo kurya. Mu by'ukuri bitugaragariza ko Yesu atwitaho. Baramubwira ati ntacyo dufite. Arabasa ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Barajugunya bafata ifi nyinshi. Babomotse imusozi, ifi zikiri mu nyanja, bagikurura bakiri ku nkombe, babona ifi zokeje n'umutsima bararya. Dore amasomo agera kuri 4 tugomba gukura muri ibi bintu bene data. Biratwigisha ibi bikurikira. Icyambere, gusubira inyuma ntacyo bimaze, kuko ntacyo bafashe. Petero yasubiye inyuma na bagenzi be, ariko ntacyo bafashe. Ku murongo wa 3 niko batubwiye, bakesha ijoro ntacyo bafashe. Imbaraga zose wakoresha igihe wataye umuhamagaro wawe, igihe wataye aho Imana igushaka, bishobora kurangira zifasha ubusa, ugasanga uruhijwe n'ubusa, nta n'icyo ubonye, kandi iyo wakibona kiba kiri mu muvumo. Mwene data, shikama ukomere, ntusubire inyuma, kuko gusubira inyuma ntacyo bimaze. Gucika intege ntacyo bimaze, gusubira ku byo wataye ntacyo bimaze. Umurongo wa 2, Yesu atwitaho mu bice byose bigize ubuzima bwacu, umubiri, umwuka n'ubugingo. Twabibonye muri Yohana 5, muri Yohana 20:5, ndetse n'ijambo riri muri Yohana 10:10 riravuga ngo naje kugira ngo zibone ubugingo, kandi kugira ngo zibone bwinshi. Uyu munsi mwere tunakubwira ngo Yesu akwitaho. Niwo mutwe w'ijambo uyu munsi twabibonye hejuru. Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima. Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima.
yaba ari ibyo kurya. Uyu munsi niba dukingiranye tudakora, humura mwene data, uko Imana yakugaburira wagiye gukora niko yakugaburira utagiye gukora. Tureke kugira kwizera guke, tureke gutentebuka mu kwizera. Mwihagarike imitima, nimukomere, nimucunge neza ibyo mufite, mubirye uko mubifite, mumaneginge mu bwenge, ariko muzirikane ko niba ntacyo ufite cyo gukora aka kanya, humura Imana wizeye n'Imana idakoze isoni. Dawidi yavuze neza aravuga ngo iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, Uwiteka akishimira inzira ze, ngo naho yagwa ntazarambarara kuko ukuboko k'Uwiteka kuzamuramira. Kandi aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinigera mbonaho umukiranutsi arekwa cyangwa se urubyaro rwe ngo rusabirize ibyo kurya. Mwene data, komera ushikame, ntabwo Imana izagukoza isoni. Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima. Yabonye bashonje araza abaza niba bafite icyo kurya. Uyu munsi nawe arakubaza ngo ufite icyo kurya? Niba ntacyo ufite, mubwire ko ari ntacyo, arakugaburira. Inzira isi niba yuzuye n'ibye, kandi inzira ze zirenze uko ibitekerezo byacu bingana. Humura mwene data, tuza ushikame kandi wizere. Yesu akwitaho, Yesu akwitaho. Aho uri nubwo ubona bigoye, ariko njye gutangarize ngo Yesu akwitaho, ntabwo arobanura ku butoni. Yabwiye abishoboye ati bana banjye mufite icyo kurya? Bati ntacyo. Ati mujugunye iburyo bw'ubwato murafata. Barajugunye barafata, ariko niyo badafata yanaberetse ko ibyo barobye atari byo byari kubatunga. Yabokereje izindi fi n'indi mitsima bararya. Basanze biri imusozi, amakara hari yaka, Yesu yacanye umuriro, yokeje amafi, yokeje imitsima, byose bibategereje kugira ngo barye ibyo bari kurya, batiri bajya kuvunika, batiri basubira inyuma ngo bajye kugwa. Ikindi indi somo tubonyemo atubwira ngo naho ducika intege tugana, naho niwe uhategeka. Mbese icyo cyerekezo ushaka guhunga uganamo ucika intege, icyo nacyo kiri mu byo Yesu ategeka. Yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, hose ntaho atagera, aho naho arahategeka. Ashobora gutegeka ko waronkera cyangwa se kutaharonkera. Bityo rero cyaba cyiza, gumana nawe, witawanyika wijerajaza umutima, tuza. Niba kwizera gumva gucitse intege, saba Imana ikongerere kwizera, kandi irakongera kwizera mu izina rya Yesu. Naho ducika intege tugana, aho duhunga tugana, aho twumva ducitse intege twerekera, aho naho niwe uhategeka. Byose niwe ubitegeka. Twabibonye 21 umurongo wa 6. Icya kane tugomba kumenya, ashobora no kutugaburira ntacyo twabikozeho, igihe twakoze ibyo adusaba gukora no kuba aho adushaka. Ashobora no kutugaburira ntacyo twabikozeho. Mbese mu yandi magambo, ushobora kubona ibiryo ukarya ntacyo wabikozeho, kubera ko wabaye gusa aho gusaba kugomba kuba. Ni ibintu bine tubonye, n'amasomo ane tubonye tugomba kwitondera. Gusubira inyuma ntacyo bimaze, kuko bwakeye ntacyo bafashe. Icya kabiri, Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima mwene data, umwuka, ubugingo n'umubiri. Yaje abaza ko afite ibiryo. Yesu ntareba ubugingo gusa, ntareba umubiri gusa, ntareba umwuka gusa, areba ibice byose bigize ubuzima bwawe. Humura mwene data. Yabaje niba ntacyo kurya bafite, bamubwiye ko ntacyo, arakibaha. Yesu aragabura ibice byose by'ubuzima, abigeraho. Ikindi, gusubira inyuma, gucika intege, aho wacika intege, kuko iyo umuntu acika intege hari option, hari umwanzuro wundi abafashe. Uwo mwanzuro ufashe w'ibyo ngibyo ugiye kujyamo, aho naho niwe uhategeka. Wivuga ngo ugiye kwirwanirira, warwana nande se? Warwana ni bwarinze bucya ntacyo barobye. Barabahanga bazi kuroba, barabarobye babigize umwuga, ariko ntacyo bafashe kuko Yesu atarabirimo. Ariko igihe yaje akabijyamo agategeka, byarabaye. Gumana n'utegeka, wijya gushakisha ibyo ategeka mwene data. Gumana n'utegeka, wisubira inyuma, wicika intege muri ibi bihe bisa n'ibigoye. Humura, Yesu akwitaho mu bice byose by'ubuzima. Icya kane tubonye nuko ashobora no kukugaburira ntacyo wabikozeho. Igihe cyose wakoze ibyo agusaba gukora, cyangwa se wagumye aho gushaka, wagumye mu bitekereza gushakamo, wagumye mu byiringira gushakamo, ashobora kukugaburira, ashobora kugira icyo agukorera, nta ruhare ubigizemo. Simvuze ngo tuba abanebwe, oya. Niba hari icyo gukora gikore, niba umwami akikwemerera kugikora. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo wisubira ku byo waretse, wigira indi mitekerereze inyuranye n'ubushake bw'Imana. Oya, kuko abasha kugira icyo akora nta n'icyo wakoze. Kuko basanze ifi zokeje zibategereje n'umutsima, zitari muri za fi barobye, nubwo nazo baziriye, ariko yabanje kubereka ko yacanye umuriro, yokeje ifi, yokeje umutsima, arabahereza bararya, atari mu byo babisanze imusozi bitunganije bibategereje. Mwene data, humura,
Yesu ashobora no kugaburira ntacyo wakoze. Tuza umwiringire, cyane cyane muri ibi bihe bigoye byo guhagarika umutima. Humura, Yesu akwitayeho mu bice byose by'ubuzima, bugingo bwawe, umwuka wawe n'umubiri wawe, kurya no kunywa no kwambara n'ibindi. Imana y'amahoro igumugisha. Hanyuma ikindi twakora iki rero? Icyo twakora dore ngiki: twizere Imana. Twizere Imana. Dawidi yaravuze aya magambo muri Zaburi, muri Zaburi ya 37 yavuze aya magambo ngo, yavuze amagambo meza twasomye. Aravuga ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho uyagwa ntazarambara, kuko Uwiteka muramije kuboko kwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sindigera mbona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Amen. Mwene data, Imana igushakaho, iragushakaho kwizera, iragushakaho kwizera. Ndetse yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Nawe atura ayo magambo: Uwiteka niwe mwungeri wawe ntuzakena. Akuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akujyana iruhande rw'amazi adasuma, agusubiza intege mu bugingo, akuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho wanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu, ntuzatinye ikibi cyose, kuko ari kumwe nawe. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo biguhumuriza. Mwene data, agutunganiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Niyo bakugose n'indwara zikugose n'ibyorezo bitugose, ntibimubuza gutegura ameza n'imigisha yakugeneye, kandi igikombe cyawe kizasesekara. Kugirirwa neza n'imbabazi bikuriho mwene data, kubwo ikimenyetso cy'uko yatanze Kristo ngo agupfire. Yesu yarazutse. Ejo bundi kuri Noheri twibuka kuzuka kwa Yesu. Aha yari yazutse, agenda yireka abigishwa be, agenda bireka bakorera ibitangaza, abereka yuko ashobora byose, kandi ariho, kandi ari muzima. Uyu munsi Yesu ni muzima. Humura mwene data, umwiringire kandi umwizere, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ikindi tugomba gukora cya kabiri, usibye kumwizera, turagisanga n'ubundi muri Matayo ibice 6:33. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mushaka ubwami bw'Imana. Mwene data, shaka ubwami bw'Imana, shaka umwami Yesu, gendana n'umwami Yesu, gendera ku ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo ni Kristo. Yoborwa n'Umwuka Wera. Gira ibyiringiro, shikama mu Mana, komera, ihane, guma hamwe, kiranuka, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibisigaye uzabyongererwa muntu w'Imana. Icyakana aricyo cya nyuma tugomba gukora, ntitukagire icyo twiganyira, ahubwo dusaba Imana kuko itwitaho. Dusaba Imana ibyo dukeneye byose kuko itwitaho. Twabibonye nanone muri aho ngaho muri Matayo 6, haratubwira ngo nicyo gitumye babwira ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo mutekereze iby'umubiri muti tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. None ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi si wo mu ijuru azi ko mubikwiriye nawe. Mwene data, nkubwira ikintu kimwe: ibyo wiganyira ubona uhagaritse umutima, Imana izi ko ubikeneye mbere y'uko ubitekereza. Twabonye urugero rwa Kristo. Yaraje arabashaka, amaze guteka amakara ku musozi, amafi ahiye, imitsima ihiye, ajya gushaka abana be ngo abagaburire, ariko arababura. Aho bagomba kuba bari mu nzu bakingiranye bategereje umwami Yesu ko azagira icyo abakorera, ko azababwira gahunda ikurikiyeho. Arababura, baza kubashaka mu kibaya cy'inyanja y'Itiberiya. Arabasanga aravuga ati: bana banjye, mufite icyo kurya? Baramubwira ati: ntacyo dufite. Mujugunye murobe, mwageze mu mazi nibyo, ariko munazamuke muze mbagaburire. Mwagomba kuguma mu nzu aho nababwiye kuguma, mukantegereza kugira ngo muzahabwe Umwuka Wera, mubone kujya ku kazi. Ntabwo mwari gusubira kuroba. Mwene data, guhagarika umutima. Niba hari icyo ubuze, ngisaba Imana. Petero wa mbere ibice 5:7 aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ni ukuri, niba hari icyo ubona kikuremereye, wiva mu mwanya wawe, wihunga, wisubira inyuma, wisubira ku byo waretse, wisubira ku mitekerereze wari waretse ipfuye, wisubira ku myumvire ipfuye, wisakuza nk'abapagani. Ibyo bigusakurisha, so mu ijuru azi ko bikwiriye. Niba ubona bikuruhije, mubwire, mutakire, bwira Yesu, arakumva, guteza amatwi. Kandi wamubwira utarabumbura akanwa, azi ko bikeneye. Mwene data, icya mbere gira kwizera. Icya kabiri, shaka ubwami bw'Imana. Icya gatatu, wigira icyo wiganyira. Guma mu nzu, guma
mu nzu yayo. Kuko Dawidi yaravuze ngo umurongo wa 6 aravuga ngo nanjye nzaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Inzu y'Uwiteka uyu munsi ni imitima yacu. Mbese reka Imana igume muri wowe nawe ugume muri yo. Inzu yawe ni Kristo. Yaravuze ngo nzaguma mu nzu yawe iteka ryose, nzaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mbese ibitekerezo byanjye bizaguma mu Mana iteka ryose. Uwiteka niwe nzu yanjye, Uwiteka niwe buhungiro bwanjye. Icya mbere twabonye, gira kwizera mwene data, kuko Dawidi yaravuze ngo ntiyarigera abona umukiranutsi arekwa cyangwa se wizera Imana arekwa. Icya kabiri, shaka ubwami bw'Imana. Icya gatatu, guma mu nzu, tube mu nzu yayo. Dawidi yaravuze 23 umurongo wa 6 aravuga ngo nzaguma mu nzu yayo. Guma mu nzu yayo. Nubwo ugumye mu rugo uyu munsi, ariko guma mu rugo, ugume mu nzu yayo, kuko ntabwo uzakorwa n'inzu. Imbabazi z'Imana zikuriho. Guma mu nzu. Icya kane, ntukagire icyo wiganyira, ahubwo ibyo ukeneye bisaba Imana, nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ibyo ukeneye bisaba Imana. Muyikoreza amaganya yanyu uko yita kuri mwe. Mwene data, ibyo biguhangayikishije ndabizi biraruhije, ndabizi biteye ubwoba kubona nta kintu ufite mu rugo cyo kurya, abana baguhanze amaso. Ndabizi biraruhije kubona ubuzima nta kintu ufite no mu mufuka, ejo uzabaho n'ejo uzabaho n'ejo ubundi uzabaho, biragoye. Ariko ho niho kwizera kugaragarira. Yikoreza amaganya uko yita kuri wowe, kandi menya yuko ibizi. Uko Yesu yagendereye intumwa ze akazigaburira, uyu munsi Yesu ntarahinduka, ntarobanura ku butoni. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 13 umurongo wa 8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yari arejo, uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro kandi baho umugisha bene data. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima. Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima. Humura mu buzima bwawe bwose, yaba ari iby'umubiri, yaba ari iby'ubugingo, yaba ari iby'umwuka. Yesu atwitaho mu bice byose by'umubiri. Aha yitaye kubigishwa be mu buryo bw'umubiri, ndetse bigira n'ingaruka mu buryo bw'ibitekerezo, ndetse bigira n'ingaruka mu buryo bwo kwizera ko mu buryo bw'umwuka. Barakomera barashikama, babona ko umwami yabagaburira batagiye no kuroba. Barakomeza baguma mu nzu kugeza igihe umwuka wera bamanukiye, hanyuma bagahabwa imbaraga zo kujya guhamya. Komera mwene data. Uyu munsi turikingiranye mu mago kubera impamvu z'icyorezo, ariko hari umunsi tuzasohoka. Ko n'abigishwa hari umunsi bahawe imbaraga barasohoka. Hari umunsi Imana igiye kutuneshereza tugasohoka mu tukagenda. Ariko uyu munsi nabwira ikintu kimwe, zirikana mu mutima yuko Yesu akwitaho mu bice byose by'ubuzima, byose by'ubuzima akwitaho. Imana igumisha kandi bagire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwo ijambo ryawe rizima kandi ry'ukuri, ushyirwe hejuru kandi uhimbazwe. Mana, komeza udukomeze kandi duhe gushikama, tuguhanga amaso kuko twitaho mu bice byose by'ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.